amateka afite amateka cyane. Erina mwana nakunze, Erina mwana ngikunda, ngizo isi numva amabwire. Itangira Imana. Abuze ko ngewe nari nzi ko kwa gatanu akenshi imvura igwa ari nyinshi cyane. Ariko aya nagiye guhinga. Urogiye guhinga. Imvura bita itsindagira bigega. Yuko mu kwa kangahe. Cyabura no ku kwa kangahera. Marutu bigenda nkubita kakaguru kabuze. Akora kwita kakaguru k'ubumoso. Ya dusoze muze wacu Stanley. Imana legend. Akaba indirimbo ya nkuru nziza rero buriya. Yego. Bigeze kunkundiraho nanone. N'ubu ngubu aho ngeze ntasigana icuranze. Yego. Ngirira imbabazi ubwira abandi ko ntagarutse kwimarisha vuba kuko ntakiniraga igikombe. Yes, ndabasubije mwese mukomeje gukurikirana Bineza TV Your Story, our spotlight. Muri kumwe na Israel nkuko bisanzwe. Uyu munsi rero murabizi ko dusanzwe nyine dukora igisope ndetse tugashimisha abantu bakurikiranye Bineza TV. Niwo mwimenyero cyangwa se niyo nzira nziza twabahitiyemo yuko tugomba kujya tubashimisha tukabanezeza. Rero twatumiye Vuningoma. Ntago ari yo nshuro ya mbere. Uyu ni umustar uzwi cyane mu gihugu cy'u Rwanda, ni umugitarist. Arabasha arashoboye kandi ubuhanga bwe bwose mugiye kubukurikirana. Iki kiganiro ntikigucike urabuhombye ibintu byinshi cyane kigitangira kugeza kirangira. Niwibagirwe gukanda subscribe wowe turayikanda, ntiwibagirwe gukanda like wowe ukurikiranye iki kiganiro kugira ngo werekane yuko twagushimishije twakunejeje. Iyi ni Bineza TV Your Story, our spotlight. Vuningoma makuru. Makuru ni meza. Amakuru yanyu. Sawa. Iminsi myinshi. Yego twese hamwe. Derukana ubushize dukora ikiganiro ariko nyine byari danje. Twahuye dufite ibiganiro byinshi tugomba kuganira mu kanya. Yes, turagarutse. Imvura itwirukanseho rwose, inkuba nazo zirahunga. Byari ibibazo. Buri ngoma makuru se y'iminsi. Makuru ni amahoro. Makuru ni amahoro. Ndaho makuru ni meza. Ariko kumbe n'ikirere ndabona ari sawa. Yego. Ariko kwa gatanu n'ubundi ntabwo kuzazamo ivumbi ryinshi nayo. Namaze kubona ishusho yako. Abuze ko ngewe nari nzi ko kwa gatanu akenshi imvura igwa ari nyinshi cyane. Ariko aya nagiye guhinga. Urogiye guhinga. Imvura bita itsindagira bigega. Yuko mu kwa kangahe. Cyabura no ku kwa kangahera. Kwa gatatu. Aya. Kwa gatandatu. Kwa gatandatu. Itsindagira bigega. Itsindagira bigega. Bivuze ko mu kwa gatanu rero izuba rirava ari ryinshi. Yego. Kuko bibatangira gusarura noneho imvura ikazagwa itsindagira bya bigega. Yeah. Okay. Indirimbo nayo rero. Indirimbo ya Mushayija Pascal. Ngaho dukubitira rero. Erina. Indirimbo ifite amateka. Afite amateka cyane. Erina mwana nakunze, Erina mwana ngikunda, ngizo isi numva amabwire. Itangira Imana. Ndakubwira ngo itangire wowe. Itangire? Erina mwana nakunze, Erina mwana ngikunda, ngizo ukuri sinumva amabwire. Amagambo y'abantu agiye kuzanisha umutwe nyabusa. Akabaruwa nkibona nategereje amezi yose. Ese waba warabonye undi mwana? Erina mbwira niba warabonye abandi nabyo bimenye.
tagisi ngenda mbaririza Erina nkunda Erina mbwira niba warabonye abandi nabyo bimenye rubanda rwose ndabitabaje uzambonera Erina muti rwose warahemutse cyane Erina wowe ntuzi no kuvuga uti byibura murabeho rubanda rwose ndabitabaje uzambonera Erina muti rwose warahemutse cyane Erina wowe ntuzi no kuvuga uti byibura murabeho muti rwose warahemutse cyane Erina wowe ntuzi no kuvuga uti byibura bye bye. ariko Erina yaje kuboneka cyangwa yarabuze ni burundu? Yarabuze Nyamara ngo yarabonetse nyuma y'imyaka Yarabonetse. 30 gute ni ibiri. Bushayija muzehe Bushayija Pascal yarabyivuye Yarabonetse. yarabyemeje bigeze kubonana barahura bariganirira nyine bya bindi bisanzwe nyine ako nyine amateka ntakiyakuraho Amateka, urumva umusaza yari yarabuze Imyaka umukobwa 32 ntabwo ari mikeya noneho reka dusuhuze na muzehe Bushayija nyine Pascal ndetse na muri iriya ndirimbo harimo umusore muri video yayo harimo umusore twiganye ku ishuri nawe reka Basigaye musuhuze baza he? yitwa Maurice wo mushakamba yego muri gakondo uramuzi yakoraga ku Isango okay ubu ngubu rero hari ibindi biganiro asigaye akoresha bisanzwe indirimbo nziza cyane musaza iyi ngiyi ni imwe mu ndirimbo zakunzwe n'ubu zigikunzwe kandi cyane noneho hari uburyo umusaza yicuranga ukavuga uti mwakagira imana mwe biri ibiki ese buriya ngo yego iyo ugerageje gukurikirana kuko buriya hari indirimbo muririmba abahanzi benshi mukanakurikirana n'amateka yabo yego ubundi umuhanzi wakunyuze umuhanzi ucuranga indirimbo ye ukumva yayicuranze bye uhezemo niyi bagiye batandukanye ni benshi benshi kiri kikubwira ko bari abahanga ni benshi cyane bose bari abahanga buriya ntabwo bavuga ngo urafata umwe ureka undi yego waba ugiye kugira gusa naho utandukiriye ariko mu buhanga bwabo buri umwe mu gihangano cye yari afite ubuhanga kandi tugerageza natwe kubisubiramo yes mu buryo nk'uko babikoze uyu murimo se ukora ubundi uragutunze rero yego uragutunze cyane pe abashoboye mu ujye kuri YouTube channel ya Vuningoma David yitwa Vuningoma David official ni nshyashya ariko hari n'indi yitwa Vuningoma David yego ni channel ebyiri ubwo rero kuko dushaka kuzamura Vuningoma David official byaba ingenzi cyane muyikanzeho mukayiresura mukareba ibihangano kuko niyo igiye kugitambutsaho ibihangano byinshi cyane akaba indirimbo ya nkuru nziza rero buriya yego bigeze kunkundiraho nanone n'ubu ngubu aho ngeze ntasiga nayicuranze yego ngirira imbabazi ubwira abandi ko ntagarutse kwimarisha vuba kuko ntakiniraga igikombe mugenzi nkubwira ikigeni mugenzi nkubwira ikigeni ubaye umvunyije nkavuna yumye ufungiye imvune nkavuna yanitse nkavugira naturira ukamvumbi neza
n'ahandi. Mugenzi nkubwira ikigeni, mugenzi nkubwira ikigeni. Ese wari uzi ko icyiza n'ikibi bigendana, bimenye uzabibwira undi. Mugenzi nkubwira ikigeni. wari utumye ngenda nkubita ka kaguru kabuze. Akora gute akaguru k'ibumoso? Ya dusoze muzehe wacu Stanley Hitimana Legend. Ni umuzehe wacu dukunda cyane, tumuha icyubahiro kuko turaryoherwa cyane. Kandi navuga ingoma nawe yanshimisha umusaza. Inshuti yawe afite morale yayo yo hejuru cyane rwose. ariko uzi umuntu ucuranga akanashyira muri ritime naho itari na ritme ya yari fresh kabisa. Ya nari ndi kwibaza kuni ngo uvuze indirimbo zingahe utambeye z'inyarwanda gakondo? indirimbo zingahe nako indirimbo uvuze indirimbo zingahe zashobora kuba nzi mu mutwe cyangwa izo numvise? uhizuzi uzo wumvise izo ushobora kuba wacuranga ukinterpreta hari ntabwo nzi umubare mana yanjye, kuko ngewe impamvu mubajije iki kibazo yarambwiye cyagiye duherukana twambwiye uti mbaza indirimbo yose ushaka. Yego, iyo nkubwiye iyo nkubwiye ugakubita, iyo nkubwiye ngakubita, iyo nayo ni impano bro. Nayo ni impano kandi buriya ntabwo igira buri wese cyane rwose. Ya reka rero dushimire Vuningoma David Legend, kandi aracyakarimo, aracyari mu murimo. Bineza TV ni televiziyo yanyu nziza cyane mukunda kandi murabigaragaza. Abari hakurya y'imbibi z'u Rwanda turabashimiye, mukomeza kutwereka yuko mudukunda. Abari mu Rwanda namwe turabashimiye, abarundi turabashimiye. Ibiganiro byacu nakagaruka, imvura iratunyagiye. Ciao ciao.